Na mu gihe utarabasha guhaha waziba. Ubisonga katiza. Tena tutandike. Bunch of women surrounded in my room. Surrounded in my room. Ako gutawe kwakaga butawa hano. Wayangiza ngapka hano. Niki cyabaye cyatumye udaha. Ako se mwabagore ko nshimye ko bafite muri babiri nubwo nta kintu mu mari ubundi bujye nashi mu rwego ntabwo mwakibwiriza ngo mushaka amafaranga gahanga mu mwobo nyine utahashye wumva utamurwa ujya gukora iki ako se mwabagore namuvuga ngo ntago ma ibyo tumaze iminsi turya ninde wabizana ibiryo tumaze iminsi turya nibyo yaratangiye yazanye kandi nawe nibyo worezaga biratangiye ngo wowe nuwa uraza kumubona mu kanya kaza kumbwira ko ari umugabo wanyinjiriye mu rugo atakwinjira nimba guhaha byarakunane nikute tweke twakwifata tukajya kwicwa n'inzara gute ubundi umuntu nkanjye ungana gutya gute nifata ubundi ngatunga abagore babiri wese urabatunze ubundi ndabatunze kuko iyo tugiye mu gitanda ntago mumenya ntago mwese bashyira ku murongo nkabatondesha nkabakoresha ibyo nshaka gute muvuga ngo simbatunze kandi mbahaye n'abagaburanga nabakora no mu gitanda tukajyayo uzare hagiye rukarya uzare wo gusubira nayo hanyuma ijoro ryashize ubwo wari urimo uvuza induru ninde wari ukuriho kigase ko ari ikijoro twumvise tukagira ngo kije kwiba wagira ngo induru yavuzaga nuko yari wowe kandi wari wambaye n'ubusa none se kwambara ubusa mu gihe uryamye ukumva ikijoro wabyuka wambaye urara wambaye ubusa kandi twari turi kumwe ubwo se undi kumwe nari kumwe nawe ntibiza no kuba ari wenyine ngabyereka hari undi turi hano turi babiri kuwa gatatu ari hehe ni umunwa wonyine hanyuma se mwabagore mweceka kubabaza ikintu kimwe umurabona ibi bintu bizarangira kuki bizarangirira he muzava hano ugende mu gihe cyose utagishoboye guhaha munyirukane mu rugo rwanjye niyubakiye kandi byabaye gureka kandi nta ushobora kongera kurenza umusumari bakaguruka hano ngurinjira have winkoraho akagabo ushimye ko ubizi neza ko ndakagabo nanjye ndakwiyamye mada umugore we sindi umugore hari cyari ukiri umuntu ubu ngubu ndi iki uri ikigogi mva kakagore nako gafite agatwe kabumbabumbye wagira ngo nta bwenge kagira ni igihone nanjye ngo mfite abagore ubu mufite ubuhe bwenge koko yewe wakagabo bimeze bite ko wateje urusaku mu rugo rwanjye bite ngo mu rugo rwanjye uyu niyo biratangiye twakubwiraga uyu nguyu wambara amakanzu ugenda unyinzira sibo muvuga ngo nibiratangiye ibyo ariko nta kintu bidutwaye ntabwo turya se mva kagabo twubahane ako hamugabo urifasha ushaka kuza kunege cyane mu rugo rwawe aho ko nasone mugiye uruherugo ngaha ni wanjye mwiwe hiyubakiye aba bagore ndabiteretera ndabashaka nubwo mbona basigaye bafite agasuzuguro gute wowe wifata ugashaka kuza kunegekera mu rugo rwawe kuva ryari kari byo nikukubaza tugabo nk'utu tuzi usanga dufite utugambo twinshi umva nkubwire rero nawe biratangiye nubwirisha wekere yaje bivuze ko watumenyerera umugabo nibivuze ko amenyera njyewe nawe mu gihe utarabasha guhaha waziba okay ndabona mutangiye kumenye reka mfate twanjye nigendere ndebe ibyo nayo maze imisi bahahira aho muzajya muri mbere na mbere ahangaha wabaga he mu gitanda cyawe kuna cyangwa ndyamyemo ntajya nkubona wewe utanagiye nk'ubu uyu munsi nayo nkwereke kugira ngo nawe tuzahura utazongera kumenyera nkagukoma ariko biratangiye ko twumva dutwituye gutegura amafaranga yo kuzahera abana tuzabyara amushenzi we ko bitwe abana barusha ariko noneho narondoye abana bo papa ndashaka ndashaka kurya uretse gato wowe buri munsi ngira ko ndi se wayobye papa wawe ninjye we nanga uri papa please papa n'uyu nguyu Liza reka nkubwire reka tujye mu rugo tujya guteka umugabo wacu ataza akabura n'icyo kurya zino ubwenge tugende ariko ja urafata gatonda wanjye Aduh bobo. Aja paham dah tu. Kugabura. Namwe muri gupfi. Wa mugabo uri kutubaza iki? Gikubabaza icyo uri kutubaza iki?
biratangiye suka abantu baza biyenza nawe ndebera ku mukiguru mubaka nk'agatutse umuntu arabere muri siporo ari kwitoza ukamukaza mubangamira umuntu Songa libala. Ensonga katiza. Tano tutandike. Eh.